alcohol and cigarettes. Connect with your favorite stars in Star Life. Oh, you. Star Life. Be updated with trending stories. Amakuru y'imyidagaduro tatuye tuganira byinshi bigiye bitandukanye. Ndago harmonize kazabije kirori. Brand style in fashion news. Miss Earth ni kunshuro ya 19 ibaye. Be the one in the box office brand new movies. Joker. Number 3 dufite bita The Addams Family. Meet with the billionaires in business corner. Ariko zimwe n'ikindi kintu kiba gisekeje. Usanga umuntu afite talent ya dance ariko ashaka kwicara mu birayi mbwe 300. You talk to them while you're on your way down. That's life. Être avec nous et les photos du français. Bienvenue à vous tous et à toutes dans la session du français. Stay updated here in the Reflection Show on Victory TV 113 on Star Time. Reka mbaramutse wewe wabyukiye kuri Victory TV ukaba ukijeje aya magingo wakurikiranye gahunda za Victory TV nikambaza suze abari mu burengerazuba iburasirazuba amajyaruguru ndetse n'amajyepfo tutibagiwe umujyi wa Kigali umutima w'u Rwanda ndetse ari naho turi. Iki ni cya kiganiro mumaze kumenyera cyerekeza ku buzima bw'abastar ni mu gace ka Reflection Show Star Life in the Reflection Show kuri Victory TV. Ushaka kwikurikirana 113 channel Star Time musaze kubimenyera ntabwo DDV murabizi ni ikiganiro mba natuyemo abatumirwa batandukanye tumaze kwibanda cyane ku mpano ngira ngo mumaze kubibona ntabwo tureba gusa izina ry'abastar gutwe dushaka kureba ngo ese impano mu Rwanda zari zihagaze zite ese aba manager bari barareba iki Victory TV ngira ngo ndetse ndekana nakomeze gushimira abantu bakurikirana kino kiganiro cyacu maze kubona resulta cyane yuko bamaze kugikurikirana kandi bamaze kugikunda mu buryo bwanjye rero ntago ari je nyine namaze kubazanira umutumirwa ngo nta wundi bamwita Samlov umuhungu umaze kumenyekana cyane mu kuririmba live gakondo ndetse akaba ari ku maside cyane y'amakaraoke ndetse no mu makwe ntago reka rero atangire abibwira hano gatoya Samiro. Uraho neza? Amakuru ndakubona wifunze mu mvugo zo muri iyi minsi dusigaye tuvuga ngo no kwifunga bukwasi cyangwa ndi kinyarwanda wenda bana ifunze kinyarwanda ntago ari bukwasi Samiro umeze neza iki kintu cyaguteye kwambara gutya Samiro urabona ati mu gihe cy'ubukonje ariko akwitwa n'umusonga nambaye ibintu biri kaje bisanzwe tura by'umuntu wakwirirwa mu mujyi asirikira cyane Samiro navuze ko uri umuririmbyi wa karaoke cyangwa ariko ntabwo nigeze presentinga Samiro ni muntu ki ushobora kwibwira gato ku muntu ugira kuri Victory TV ugasa nkaho we presentinga akakumva neza Samiro ni muntu ki jewe amazina asanzwe nitwaga kuba Sam niyo mazina y'ababyeyi ariko izina nkoresha muri music ni Samlov ndi Samlov ni bisobanuye ni izina rimwe cyangwa Samlov Samlov bishaka kuvuga Samlov izina ryanjye ni Sam ariko nongeraho love cause ndi muri career yo kuririmba none ndirimba ariko zikurira abantu kurushaho kugira urukundo watuvuga ngo Samlov Agutuvuga Samlov. Shaka kuvuga Samlov or Samlov. Samlov is the same, it's a patois language. Okay, ushobora noneho kudupresentingira gatoya. Ndekereza ko waje gupresentinga indirimbo bita ntuzajya mu manza. Ushobora gupresentinga gatoya ku buryo n'umuntu yumva ku radio agatekereza ko ari undi wundi. Gato bonho wagize n'amahirwe abantu barimo bagiye kubona neza nyiri projet ni mu ntoki. Samiro igaragaze gatoya muri intro yawe abantu bakumve neza ko ijwi ryawe fresh. Ibyiza byawe sinifuza ko byibagirana jewe nawe ubona katuberanye ubona kadukwiranye kajienza wane sinzi impamvu yamujyanye kandi urukundo rwinshi nari mufitiye ntirwashaje ruracyuzuye kuko mbona nta wundi wangana nawe
buri gisobanuro nishura nubwo washatse kumbabaza urukundo ukarutanga ugafata utwawe ukamunga sinzajya mu manza urukundo rw'ibiri muyonga urashaka tugabane ibyo twubatse dore bibaye ku manywa yangu sinzajya mu manza dore umpinduriye ubuzima dore umpinduriye umutima sinzongera gukunda ukundi sinzajya mu manza wala Samiro ariko se mwakagira imana mwe ko mbona abastara mu Rwanda mwabazimije turabigira gute maze kwakira hano impano zirenze 3 ejo bundi nahoze mbona hari abastari bo mu Rwanda barimo barambwira bati Daddy tubabarire rwose izo mpano uri murazana zije ko zirimo ziratubangamira ntago ari ukubeshya ariko ni kigaragaza yuko iyo wamaze kubona competitor biguhereza akazi ko gukora nibigaragare ko nabamaze kubona ko noneho mu Rwanda nta blague ntekereza ko ngira ngo na ministeri y'umuco na sport ministeri ngira ngo ntekereza ko no muziki batangiye kubishyiramo ibintu bijyanye n'agafaranga ntekereza ko abantu ba management abantu bafite amafaranga nk'umuntu agufasha gushyira amafaranga ntekereza ko adashobora guhomba Samiro uburyo uririmba watangiye ryari ubundi kuririmba kuririmba ntabwo navuga exactly umwaka ariko kuririmba nagiye kumenya ubwenge bw'umuririmbyi ko mvuka mu muryango w'abakristo ubwenge twabumenye turi muri Sunday schools twiga kuririmba ugasanga every Saturday uri muri practice kandi ugomba kuba muri performing muri korali y'abana so ujya kumenya ubwenge usanga n'ubundi uri umuririmbyi ariko kubikora biri professional kuvuga nanjye wenda kugerageza kujya muri studio nabitangiye muri za 2010 ngerageza gukora muziki nangirira muri gospel wenda abantu bamwe baba bizi ariko muri rusange muri iyi myaka ibiri ishize nibwo ntangiye gukora album yanjye yitwa ijana ku ijana iriho indirimbo z'urukundo ntabwo natangiye gupromoting iryo zina Samlov 2010 akoreshaga irihe zina nitwaga Sam Sam muri gospel Uncle Sam man uziko iryo zina ndizi no Uncle Sam bavugaga bro utekereza Uncle Sam hari uri umutipe mwitaga wahetse no kurwara umuproducer wakoraga ama gospel cyane yagiye no mu Buhinde ninza kwibuka izina turaza kumubwira abanyarwanda hari abantu benshi yagiye abafasha cyane ariko ndashaka kubaza gatoya urumva ufite urugendo runini usa nkaho uri umu regent usa nkaho nawe wakoze cyane mu myaka yashize ribazi iyo myaka yose 2019 around 2020 ubu watangiye 2010 ndakeka ba Medina de Ben bari bakiri mu kazi bari click bari bakiri hafi aho ngaho icyo gihe n'uyu munsi waruriye ko wagiye ukabura Sam yari muntu ki muri myaka 10 Sam kugeza uyu munsi ntekereza ko bari rije baje nyuma yawe baragafashe Sam kubera iki wacitse intege aya ntabwo navuga ngo nacitse intege music ni project nini ku buryo ibisaba kugira ngo ubu ufite uburyo wayiteguye icyo gihe turirimba gospel twaririmbaga gospel ni passion music nta yindi nyungu bitegerejemo niyo yaza iba ari surprise kuri wowe ariko nari mfite urugendo ruvuga ngo nimara kuva mu bintu byo kwiga gukora bimva 2010 nari nyiri muri struggling kwiga ngiye no muri kaminuza kubirangiza rero hari kuba umuhanzi niyo ufite vision ubuvuga ni music kwiko udafite na management urabizi ya Rwanda so kubanza gushiraho fondation ifite ireme kugira ngo dukore ibintu bizaryohera abanyarwanda so igihe cyo nababwira ko niki ibyakera wenda byo tubireka ariko igihe niki tugiye kwereka abanyarwanda package tumaranye imyaka myinshi tubitse inganzo n'isaza ahubwo ubu nibwo igihe kigeze cyo kugira ngo tubereke ibintu Mupimba ririmbira indirimbo chorus twigisi no kuri YouTube igira ikintu dufashaho ubwo niba nangiye kusa nk'usohoka cyane mu bintu bya gospel cyane nangiye kureba kariyeri yanjye person nagiye nkora indirimbo nyinshi ari yitwa byose nyenera abantu bo muri gospel barayizi rero 100% ni indirimbo nakoze ngira ngo abantu benshi niyo bazi bagerageje kumvaho nagerageje no kugenda n'ubishobora cyane rero niyo nahisemo
kwitirira album kuko urumva ni kiriya gihe ni indirimbo ya mbere yikoreye muri studio niyo mu producer gukoreye. Indirimbo ya mbere nayikoreye muri studio yitwa Mnet Record. Mnet yabagamo Papa Emile. Icyo gihe dukorana gospel, zimwe zirasohoka izindi n'ibyaragira bizi bya studio. Ariko indirimbo yabaye successful muri icyo gihe nayikorewe na Nicola yitwa uri byose nyine. Okay, kiriya gihe iyo ndirimbo uri byose ushaka kuturirimba gato abantu bagahita bibuka Sam wa kera. Yesu nasanze ibyo uvuga kuri n'imirimo yawe yose mwami ni myiza uri amahoro yanjye uri imbaraga zanjye reka mwirate uri byose nkenera. Yesu uri byose nkenera. Yesu mwami Yesu sinzakuvaho. Samlov tugiye mu buryo bwimbitse gospel mu gisobanuro cyacyo nyakuri ni inganzo ariko ikubiye kuri message rero n'uyu munsi ndacyari mu gospel ko n'indirimbo niyo aho baraza kumvikanisha abanyarwanda bazi ngo iyo watangiye kujya mu ndirimbo z'isi ndagukunda nzapejo ndagukunda ntago nakureka tubeshya abantu cyangwa iki baraza gutabisanisha ese uriya muntu nasubira mu akako muri church azarimba za ndirimbo gute wowe ushobora kuba urebyumvamo kuri mu gospel none ariko abanyarwanda bakubona n'abandi bakuze muri church cyaje ntekereza ko kugeza uyu munsi adashaka Samira yarahindutse ntabwo babizi nk'umuntu wahindutse kuko n'ubu turacyari abakozi ba church turacyasavinga ndi umucuranzi ku cyumweru sinshobora kugenda ngo nicare ndagenda ngacuranga ariko abantu dukeneye namwe abanyamakuru mujye mubidufashamo kugira ngo mwupdating abantu kuko n'iki itangazamakuru rimaze mubwira abantu the way ibintu bimeze kuko nk'ubu gospel ifite abantu wenda biyemeje ati genzaririmba gospel gusa for example nk'uko abanyarwanda byumva byo kuririmba ibintu byo muri Bibiliya ariko tugiye worldwide gospel ni indirimbo ifite ikintu buhindure mu buzima bwa society tubayemo. Shobora kuririmba amahoro ni gospel, shobora kuririmba kuki turira zirahari bamani marite barazikoze hari namo n'abahanzi benshi icyo nshimira Imana n'abahanzi bandi bari mu Rwanda bagiye babyirika mu ko bishoboka de bena karirimbi sosomura kazaniye kandi agashyiramo ubundi ho kukuriho Mana yanjye so kandi umuhanzi ntabwo umuhanzi munaki dufashwe bisobanura abantu we unlimited projects ntabwo tuzavuga ngo oya turi unlimited inganzi yije niyo igomba kuri good ushobora kubyuka nibuka cyane twe cyafashe muri Bibiliya nimumva kigiye cyacu kigeze nyumvishe public zakiririmba nta kibazo ubwo turaza kumvikanisha abantu nka Majid Black ko ashobora kuririmba indirimbo ya gospel abantu nibatunga cyane uretse niyo mpamvu tugomba kuba abantu bagomba kuba civilize bakabana abantu bapifraka rwose akaza kubise cyane ubu dufite indirimbo for example naguha nanjye ndayikunda tugiye gusenga kuko generation y'abantu bangana kuriya bo tureba abasore bameze kuriya irishobora kubwiriza ubutumwa kurusha bose babireba ko bose babireba bageze iri mwiyumvemo nk'urubyiruko ako nimbona umusore ufite na madre ndavuga tugiye gusenga harimo ubutumwa bwiriza rero ni ya gospel nakubwira kandi niyo nshingano yacu twese reka uri Mana nzima Jehova Jireh Shaddai ni wowe buhungiro bwonyine nta wundi wo kumfasha nta wundi wo nabara naundi
nuwe mugi none gato ku kantu wakoreye Uganda no mu Rwanda ni difference hari kwakira public ndetse cyane ko nubwo amwe ko afite Uganda ko ari umunyarwanda uri Uganda by the way ako kantu utwumvishe neza umujyi wa Kampala na Kigali ku muziki ndetse n'abana b'u Rwanda bari muri biriya bihugu baririmba nabimeze bite ngiye kukubwira mu buryo bujyanye abahanzi twebwe ibyo dukompara n'uburyo turebamo ibintu dushaka gukora u Rwanda ni rwiza ni iwacu kuko n'ababyeyi bacu basuragoringaga kugira ngo tuzatahe tutugishimira Imana ko turi mu Rwanda iyo ndi Kampala ntabwo nafiringa nyine so proud because I'm there ahubwo numva n'ubundi nkumbuye hano ko ndi ukumbuye mu rugo ariko mu bijyanye na music abagande baradusize umagande nk'uyu munsi ngiye kukubwira ikintu kimbabaza ushobora kuba uri umuhanzi mu Rwanda ukarinda ugira indirimbo ukaba n'umustar ukamara imyaka 5 utararonshinga ariko i Buganda indirimbo imwe itunga umuntu ngiye kuguha urugero White Band yasohoye indirimbo imwe yitwa Muna Kampala yahinduye ubuzima bwe bwose ntabwo yarinze gutekereza ngo nzasohora muri studio mu muri ndi ya kabiri Uganda kuntu bimeze niba ndi umuhanzi wo muri Kalexi they appreciate me ubona mu muziki mu Rwanda gatoya habura iki kugira ngo basi bijye gusaka Uganda ni igihugu cy'abaturanyi by the way ubona umuziki mu Rwanda ubura iki kugira ngo natwe tumere nk'abandi b'abaturanyi umuziki maze gutunga icyambere kibura ni ukwemera experience bakajya bagisha n'inama abantu nkuko mwego urumva ukoze ikintu cyiza kuko umusharinze experience n'ababireba bazabimenya ikintu gihari mu Rwanda bagufite gift umuntu uri gifted abashobora no kuba gift to other public ntabwo ari ikintu music ntabwo twayiguze ku isoko nta n'umuntu ugura Imana kuko bishoboka n'aba twita abafana yajya agenda akavuga ati yanjye ndashaka kuririmba anacuranga ariko mu gihe w'Imana igutoranyije ukaguha icyo kintu you're different to others so abanyarwanda ikintu tubura cyambere mbasaba it is to recognize kubaha Imana nitwubaha Imana nibwo uzavuga ukareba buze ngo gushora amafaranga ntabwo uzashora amafaranga mu kintu utazi niyo mpamvu uramubona ko ndashaka uririmba neza ndashaka kugufasha urashaka kumfasha iki nicyo ajya gufasha mu ntakizi so music yo mu Rwanda kituteye ikibazo umuziki wacu kandi twe no kubabara uracyari mutoya Samlov urabona hano iminota yamaze kutugendana ndashaka kugira ngo ubwire abanyarwanda akantu kari ku mutima ndetse unatubwire platform z'abantu ushaka gusanga ibihangano byawe wamaze kutubwira ko urimba mu makwe ntekereza ko umuntu wese wakurikirana ikiganiro cyangwa umuntu wese ukigera kuri Victory TV yamaze kubona ubuhanga ufite ndetse n'urugendo waciyemo ntabwo ushakisha uraza rero guhita numara gutanga platform zawe urahita uririmbira umuntu ukigera kuri Victory neza sinzajya mu manza ndetse n'indirimbo n'igihe uteganya gukora album iri ndirimbo 100% udusezerera Samlov ushobora kuzibona 100% harimo yitwa Emera harimo yitwa Tell Me harimo n'izindi ndirimbo ngiye nkorana n'abahanzi batandukanye harimo n'iya Fireman yitwa Ndakwizera zose ziba ziriho kuri YouTube so wanditsemo Samlov ushobora kumbona kuri Facebook n'ubundi nkoresha Samlov kuri Instagram ni Samlov okay Samlov muri ibisi murakora ne studio kwanza muri iyi minsi nakoreraga cyane nakoranaga na Elizabeth muri The Beam Beat ariko bitewe ni album kuko hari indirimbo already twariyemeje ziriho ze yakoze ubu natangiye kugenda nkorana n'abandi hari indirimbo zindi turimo gukorana na JP harimo Izo Pro Trackslayer bose njyamo urabizi turimo kugerageza ndashaka kugira ngo tuvange production ko umunyarwanda ashobora kuba ashaka kumva Samlov kwa Made Beat ashobora kuba ashaka kumumva so nabyo ngiye kubikorera kugira ngo okay dusezera amaze kutubwira platform zawe noneho turirimbira indirimbo sinajya mu manza ya nyuma minota yamaze kutugendana igitero cya kabiri kanyibumvishe bikunda abo bakunda ibintu kurusha abantu natangiye ubuzima busha udahari my baby umbibura sinikubona wowe sinzi impamvu yakujyanye ntirwashaje ruracuzuye kuko mbona nta wundi wangana nawe
abana dufitanye bajya bamumbaza yagiye naburi bisobanuro nishura nubwo washatse kumbabaza mu rukundo rukarutanga ugafata utwawe ukamunga sinzajya mu manza urukundo ruhinduye umuyonga urashaka tukaba ibyo twubatse dore bibaye ku manywa y'amu sinzajya mu manza gusa umpinduriye ubuzima dore unyangirije umutima sinzongera gukunda undi sinzajya mu manza. Samlov, urakoze cyane ndumva akaryoshye ntabwo baramwitama ndatekereza n'ubutaha n'ubundi tuguhamagara invite nta kibazo kabisa uzaga ko nta kibazo cyane rwose urakoze cyane Connect with your favorite stars in Star Life. Be updated with trending stories. amakuru y'imyidagaduro tatuye tuganira byinshi bigiye bitandukanye ndago hari umuyobozi kazavuga ikirori Brand style in fashion news. Miss Earth ni ku nshuro ya 19 ibaye. Be the one in the box office brand new movies. Joker. Number 3 dufite bita The Addams Family. Meet with the billionaires in business corner. ariko zingana n'ikindi kintu kiba gisekeje usanga umuntu afite talent ya danje ariko ashaka kwicara mu birayi $300. You will talk to them while you're on your way down. That's life. Être avec nous et les traitons français. Bienvenue à vous tous et à toutes dans la session du français. Stay updated here in the Reflection Show on Victory TV 113 on Star Time.